gufunga uzi ko nubwo uri kumwe ngo ndi umuyobozi uyu nguyu yankuriye nyine aragukuriye none se ubwo niba uhunze umuyobozi unkuriye ukajya gushora uri munsi ye urumva imitekerereze y'ubwayo imeze ko ngende munsi y'uyu mu buyobozi nubwo kuki nakohereje yose ngo ugende umubwire ariko we asanzwe abizi impamvu nabikubwiye okay reka tubyihore najya nkumvisha amakosa mukora uba wategerereje hano hafi tukaza tukagufasha gukemura ikibazo none kudategereza kwawe kuvuyemo ibi bikurikira ari ayo mata washakaga nturi uyabone n'umwenda nturi uwubone cyo kuri ikibazo cyanyu turagikemura mu gitondo kuko yakinze kandi yamaze gufungirana twavuganye nawe arasohoka aranakubura arakurumbaza agira ngo nagutwaye uramuzi umuntu wawe nari kugufasha iki kindi ntanakubona ntasobanura n'uwo ndeba none se wowe ntabwo yafungura umwana kari gupfa yafunguye ajya hanze urumva ikihe kibazo umuntu iyo babana yafunguye ntabwo ari ufunguye niwe gashaka kwiga oya umva reka haze mudugudu we reka mudugudu muhore w'umuvuga nawe ubundi se mudugudu we turavugana ariko tugasuzugura abantu ureka nze mubaza uwo muntu ubona yigeza avuga ko namukunze hafi yo kunyica arankubita koko amatama yanjye arabyimba ndavuze ni umuntu ubigenje ukuntu reka nigendere ngenda njya mu rugo ngiye mu rugo mama arandeba abona inyisa yanjye yabyimbye no mu jisho nayo nakomeretse yankomerekeje asaba imbabazi aramubwira ngo ni inzoga zabimukoresheje ntabwo yabishakaga sibyo ibyo birarangiye umuntu turasubiranye ariko hakaba hari ahantu twari dutuye najya gusenga umugabo akavuga ngo nagomba nagiye gusenga urumva bigeze aho ngaho ibintu byo gusenga bikura ndavuga nti n'ubundi bibangamira umugabo reka mbyihore ntabwo tuzongera kujya gusenga birangiye nanone ashatse kuzana ibintu by'amakimbirane ndavuga se cyangwa ni hano hantu tuba niho hateje ikibazo nibwo nafataga amatora ndagenda navuga ni kugira ngo tuzahite twimuka tuva ahantu twabaga mfashe matora n'imyenda yanjye n'iy'umwana wanjye yari yagiye sinzi aho yari yagiye aje arisarara ati umugore yagiye kuko yagiye akajyana n'imyenda yagiye ajya kure urumva turongeye ndamubwiye ndamusobanurira ndamubwira nti njyewe nashakaga ko twimuka hariya ushobora kuba ariho haduteza ibibazo njyewe ko nabibonaga nabonaga ko ari ahantu tuba turahavuye ngira ngo ibintu birashize tugiye kubaho dutuje n'aba twaje tubabona ngo bari bazi ukuntu tubayeho babonaga turi abantu badashobora kugirana ikibazo umuntu ntihashize n'iminsi ingana atangira kuza arambaza nkumva nagiye hehe yakinjira mu nzu yaba akinjira mu nzu yanjye ukuntu umeze ukuntu nambaye ariko ngo wari wagiye he kandi niriwe mu rugo urumva niriwe mu rugo n'abandi bantu bagiye nkibaze se akeka ko mba nagiye mu bagabo akeka ko mbana hari undi muntu uri hano mu gipangu uba wamwinjiriye ni ikihe kibazo umugabo nkomeza kwihangana n'abantu bakambwira ati buriya nubwo utarabyara nubyara abagabo bagira urukundo rw'abana neza wabyariye hari nabyariye hano kwa mama Brett iyo nje atari birashoboka ko yambonye yaranasohotse twaravuganye muri iyo ndibuka kuri yangiye ntabwo namenya ngo hari n'abantu urumva narahabyariye
ahubwo yambwiye ngo ahantu nigeze ninjira nkumva umuntu usunzi ngewe ntamuzi nigeze ninjira umugabo turabanye nkakomeza kwihangana nkihangana nkavuga ni mama wa musore nshaka ko muzakorana nimukorana nk'icyumweru ntacyo nzaba maze afite umwanya gihe cyo ngo biteranyije barote nakuzaniye muzakorane mu mudugudu byibura nk'icyumweru wenda iminsi abo bose nushaka n'abandi bishimye zidahuza nushaka n'abandi musaza wose mwabonyemerera noneho bose ariko muri iyi minsi ndi kuboneka kuboneka si ubu ngubu si we ukiva mu muhanda oya shaho uzamfashirije Michel byibura turebe ko twagira akantu tuba dukangaye ntacyo bitwaye turabizi tuzabikurikirana bishe muzavugane iyo bigeze kuri iki kibazo cyo ntacyo ndabimuharira kandi arabizi ntacyo urumva umugabo turabanye nyine bakangira inama ugomba gutinya ngo umugabo yakubise n'abandi bagore barakurikira ugomba gutuza ukaguma mu rugo rwawe nkatuza nkavuga se ubundi ko umugabo amahira ko nta kintu atankorera ubundi kumubika bivuze iki nkakomeza nkarwaza ariko noneho aho kugira ngo azamare umwuka agere n'aho avuga ngo ntabwo umwana ari uwe narabanye nawe abizi ko umwana ari uwe igihe cyo kubyara we ubwe kwa muganga ni nawe njya kujya kwikingiza wavuze igihe mperukira mu mihango biriya bavuga njye sinanabyibukaga baramubaze se umugore wawe aherukira igihe ki kugira ngo bamenye igihe azabyarira aheruka igihe ki mu mihango barabivuze sinabyibukaga ngewe arangije avuga ngo ariko uyu mugabo ibyo wanakunda n'umwana we urumva ariko aho atangiriye kuzajya abona ngo umwana atari uwe arangije arambwira ngo we nta nubwo bona banasasha urumva ngo nta nubwo mukunda ariko ngo umwana ndamukunda yaba ari uwanjye yaba atari uwanjye noneho mu kanya ukuntu bigenze ejo nibwo nashakaga kugira ngo menye icyo cyaba muri raporo yawe ejo ariko urumva ko twari tumaze igihe turi mu makimbirane ejo niriwe ndwaye ntabwo ndakira uyu mwana afite ukwezi n'igice aracyari gatoya noneho nagize n'ikibazo cy'uko abura nyine amashereka tukamubangira dukeya abonye akanagira akanywa n'amata noneho mu kanya yari ari ku kazi ejo yansize mu rugo ndwaye asaba n'agahushya ku kazi arataha ati madamu wanjye ararwaye arataha mbona nta kibazo dufitanye pe kare arambaza ati ese umeze uti meze neza ariko amata y'umwana yashize nanjye nari ndi kunywa ikintu cyose nyweye nkakiruka ikintu cyose kize mu kanwa nkakigarura kuko n'umwana nta kintu aba abona noneho yari yavuye ku kazi kare ntabwo nzawe yari ari mu kavuyo ntabwo bizi ndamubaza ese wavuye ku kazi kiringo navuye ku kazi arangije arambaza ati ese ejo tuzarya iki mubwira ni tuzarya icyo ushaka aravuga ati noneho hari umuntu numvishe mu mujyi ucuruza inkoko ntamubaze ejo tukazirira inkoko amubwira ni nta kibazo twakongera kuvugana amamagaye mu kanya narindi konsa umwana bararize ndangije ngiye kumufata telefone yikubita hasi amamagaye ngo ariko ngo ntabwo nkiri umugabo ubwo nyine telefone yahise yikuba ati ariko ntabwo nkiri umugabo ndongera nta mayinite nari mfite ndamubika nkomeza kumubika kubera ko numvaga nyine yemajije konsa umwana nk'uko mufashe ndamubipa cyane arampupa mbona nyine ararakaye ndavuga ni buriya arababaye ndagize ngo ndamukubwisha ndamuhamagaye ndavuga ntiwampamagaye ko nshaka kukubwira arangije arambwira ngo nta mayinite mfite kandi urumva niwe wari umpamagaye ariko ababajwe n'iki ababajwe n'uko telefone yikubise hasi mubwiye ni ntabwo nabishakaga ngo ntabwo ni umugabo ngo ariko ngo ntabwo ni umugabo ambwira nari kuri uyu mugabo sibyo ejo bundi nabwo duserereye njyewe nagize ubwoba mbonye ntari bujye kubibwira abantu mafuriti ngo mbabwire ngo bigenze gutya na gutya ndavuga nti nawe ni umuntu buriya aratekereza njye niko nari ndi kumutekerereza
aragenda abwira abaturanyi ababwira ati mfite ikibazo na madamu wanjye muze murebe ukuntu tubigenza aho kugira ngo abikore ibyo ngibyo noneho njye nabonye asize tutameranye neza kuko yarambwiye ngo ninza ndakwereka mbonye ambwiye ngo ninza ndakwereka mpita mfunga ndavuga nawe nta hantu nagira ijoro nta hantu najyana umwana wanjye reka mfunga ahubwo naza buriya araza aba ari hanze ku wundi mbe ndi mu nzu wenda ibyo akora abikora ariko turi mu nzu n'umwana turasohoka nawe ari kuvuga ikibazo dufitanye wenda tubivuge birangire umujinya ushire urumva njyewe ikintu gitumye rero ibi byose biba abaye akiza umugabo ndamupfukamira ndamubwira nkabarira pe ntabwo nabishakaga kugira gute kuguhamagara kuriya kuko nabonye umamagaye umbwiye ngo nagukira umugabo ndavuga niba uri ugize ikibazo ko mukubye urumva ndamupfukamira musaba imbabazi ni n'ibintu bisanzwe kumupfukamira kuko ni umugabo yaranshatse mucira bugufi kandi arananunze ndamwubaha pe urumva atangira kuvuga ariko ngo kuki musuzugura abantu ariko ntabwo musuzuguye mbabarira birangire ndamwinginga ngo birangire arabyanga ngo kubundi umamagara umbaze nabwira ariko ni wowe wari nagiraga ngo numve ko hari ikibazo ufite hari ikintu ushaka kumbwira urumva ndabwira ariko byarangiye ngo ugeze hano reka tubyihorere byarangiye arangije haba arambwiye ngo shangu ndakwanga ariko ngo uwo mwana ngo yaba ari uwanjye yaba atari uwanjye ngo wenda mukunda ko uyu mugabo n'Imana yo mu ijuru ndayirahiye umwana n'uwawe pe sibyo nta n'undi mugabo nigeze ngira mu buzima bwanjye wasanze ndi umukobwa sibyo nta bintu by'uburaya nari nzi kuba nari ngize Imana mbonye umugabo nari nzi ko byibuza ngize aderesi sibyo ariko noneho kugeza nawe uvuga ngo ntabwo umwana ari uwawe noneho mubajije ntese sheri ubwo kwari ukumuturisha ndamubaza kuko nabonaga ngewe yanyweye niko iyo mbonye afite umujinya mba nzi ko yanyweye inzoga nyinshi ndavuga ni umuntu wanyweye ndi umuntu mukuru menye uko mutwara tubanye igihe kinini kuko ndabizi agira umujinya cyane agira umujinya ku rwego rwo hejuru namwe mwamuzanye mwabyiboneye sibyo namwe aho mwicaye aho mwabyiboneye urumva ndamubwira nti rero mbabarira ibi bibazo tubyihorere byo kuguhamagara tubyihorere ndamubajije none se za nyamashiri washakaga wazizanye ngo kundi umbaze iki nacecetse arangije baravuga ngo ngo se ubundi ubwo ngo wambaye gutyo uvuye he umurebe ukuntu nambaye ubwo ngubwo n'inkweto nari nambaye nari ndi muri salo ubwo wambaye uko nguko uvuye he mbwira nti ntaho mvuye nuko nari maze gukaraba nkiyambarira niyicarira muri salo urumva ngo sawa nyine ariko nkaba mbona n'ubundi aracyafite uburakari arangije arambwira ngo cyangwa washakaga ngo ngewe ngo kumfata gukankatagatamu uduce ngo warangiza ngo ukaduteka mu buzima bwanjye nta mutima mubi ngira sinanarota nica umuntu wenda nzapfa urundi nta n'ubwo izo mbaraga ntazigira byonyine n'ubwoba mba nifite nta mbaraga zo kwica umuntu mu buzima bwanjye ntazigira urumva kugufata rero wowe nkagukatakata mu duce nko guteka nkakurya ibyo bintu bibyanteye ubwoba ku rwego rwo hejuru urangije ufata umwana uramureba akazajya amureba gutya urumva umwana yaba ari uwanjye yaba atari uwanjye ntabwo mbihamya ko ari uwanjye ariko ni uwawe wamwanga wamukunda ni uwawe kugira ngo bitaza gutinza reka tugire wari ugambiriye ikije tubwire nawe Rega yavuze buriya menshi kandi menshi atera n'ibiti nyine yavuze byinshi mwabuze nawe yabihereye imuzi nyine kugira ngo yumvikane amakimbirane ahantu yaturutse rero ushobora no kubwira umuntu ati fata decision ndabona nawe tubwire nyine ngo uretse gato ntabwo umwanzuro uragera wowe imeze gute ubundi yarandege iki ubundi cyo murega ni ukuza ukambangamira urabizi ko mfite umwana ushaka iki
njyewe uramuhotera nyine ushaka iki njyewe nashakaga kubana nawe ariko kugira ngo uzangire ikimuga unyice wafashe umwana wawe njyewe nkakuva impande sibyo nta kindi si ibintu byoroshye ugafasha umwana wawe ariko yewe ubu umufasha ari uko mwana nyine uramufasha ariko njye uramufasha wese umufasha ari uko mwana ubwo niba udakeneye ko umufasha reka nzafasha umugore arakurega ko umukubita nta n'ikindi we ntabwo byumva ahantu bari bumva namutesike rimwe twasiriye oya kirahira izina ry'Imana wigeze urarangiza cyangwa hari irindi jambo turi kurikira ongera uvuge andi komeza wigeze hariya nimba nigize nk'ukubita hariya ukinaro usibye kuvuga amagambo menshi ukagira ubwoba ariko nyine ni ngombwa yuko umugore unamuhamye ariko nawe urabizi muri iyi leta rero ntabwo bikiba ntabwo ibyo bintu bikiba umugore ni umuntu mukuru mwese mwabona tuza kubigendanamo neza mumureke abanza avuge nta n'impamvu yo kugira ngo umugore agusuzugure anyway ni umugabo nanjye ni umugabo umugore ntabwo yagufata ngo agukwezere ugendere ku byo avuze ugomba kwikangira kuko ubu ni urwawe uri umugabo shaka kumbwira ngo namugize nabi sinabukuraje umwana we ntiyabuze icyo kunywa ndabizi neza yuko wabuze amashereka buri cyumweru imido ya dini ndayimenya for every week niyo bizagera n'iminsi ibiri akazajya yinywa nzayimuha cyo kumbwira ngo wenda ngushobora kuvuga ati genda ujye mu gufungura bimbiki se fungwe ntacyo none se shefu wowe iyo ubonye uko ubanye n'umugore wawe ukabona ese ubona nta kibazo udashaka yuko yakwicara mu bwanjye ndamubwira ndeka ndi gukora imibare y'abantu by'akazi k'abantu nicaye mu cyumba yicaye muri sale kuri singiye muri sale nsanze nta muntu uhari umupeti namuhaye se ndi mwiza aho ngaho tugera ndabati wenda ari muri toilette tugira ndahamagara none se mu by'ukuri unyemerere kubaze gatoya kuko ndashaka kumenya mu buryo bukora raporo uko atubwira ko wanyweye mu by'ukuri wanyweye ese kunywa n'indi utanywa njye mba nakoze ejo nta kazi mfite nshatse nanywa ngashyitsa na mu gitondo nta kazi mfite asubira ku kazi wanjye nyine icyo nashatse kubaza ni iki waragira ati njye mbone we ibyo yankorera nkagira ngo ni kunywa sinigeze nanama n'icyo nashaka kumenya ntaho nashaka kugira gusa sinigizemo ubwo nagira ngo njye kazi bagira ngo banze nkora imibare y'abandi then nsubire mu kuba nanakinga bintwaye iki se ejo nta kazi mfite sinjya nywa mvuga ati ejo nzajya ku kazi ngomba gukora akazi nk'uko bakambaye keretse nkarase cyatsi ntabwo nafungwa nese ubona uko mubanye nta kibazo kibirimo wowe n'ikihe kibazo cyane nawe wumva nta kibazo bihaye kiki mfitanye nawe ikihe kibazo sanyiba sinjya murisha sindamwicisha inzara hanyuma nawe gute nabi ni ukubana mu bwoba tu umuyobo byaragano gato nashaka kumubaza uriya mushefu mbaza n'uriya mushefu ute ntabwo nza kuba bivuga uramukubita ngo utamumukubita cyangwa yumva wivugiye nabi akigirwa kuko wavuze nabi navuge nimba namukubise kuvugana nyine nanjye nshaka kumva mwese mu mpande zanyu sibyo njyewe umugabo natanga pe sibyo umugabo natanga n'uwo hantu twabaga undi mugabo natanga ni njyewe ubwanjye undi mugabo uretse ariko undi mugabo wundi uretse nawe uravuga urumva undi mugabo wundi natanga ni mama wanjye kuko amumeretsa akamubita amatama akabyimba naramusanze kuko niwe ngira
naramusanze ndamwiyereka ndamubwira nireba ibintu umugabo yankoreye yajyaga abikora noneho ariko noneho yarengeje urumva utahanjya mu rugo ese niba wumva ko kuki mba ntatekereje kugenda kare ariko kuba nakubona icyo kibazo nkabona ko bigiye kuba bibi nkahita nguhunga niba ndi umuntu uba ukeneye kuba nagenda nashaka kubana nawe nkuciye mu ijambo gato basi se ubona gufitiye urwango bubwe urwanga bamfitiye n'ubwo atanyizera ngakeka ko mba namuciye nuko adakwizeye nakwizera nta nubwo nari mubane mu nawe gihe n'ubundi uyu nguyu azamaze kuriya yamuciye inyuma ntabwo ntabwo bazumvikana bakumvikana none se ko kibabaye kandi mugabo iyo ugiye gushaka ibintu byo gucana inyuma ubivamo umuntu utafashe gutya ngo umufatire mu cyaha sori gato isi mukemera njye namubwiye yuko mba nagiye ku kazi agomba kumpamagara wampamagaye umbwira ati umwana amata yashize kandi nanjye mu gitondo n'igihe wabyikurikiranye nabyutse nteka igikoma ndateka buri kimwe ntabwo yari anagikoze usibye gufura imyenda y'umwana nicyo nakoze ni sinyoni mu munsi y'ibintu urabizi mpora mbikubwira uzavugire mu bandi ntuzamvugiremo nakoze buri kimwe nagiye ku kazi ibintu byose ntabisohoye amata mbibona yuko ashize umwana akeneye andi yampamagaye anyibutsa aramubwira ati nanjye nabibonye ndiyaza nayasizeyo sinayazanye sinayaguhaye umva gatoya wayabonye ikibazo si icyo nawe ntiyavuze ko ibyo ngibyo byavuze ashaka ikibazo dore ko ikibazo reka tuve muri ibyo avuga umwanzuro wiwe icyo atekereza dore nta mwanzuro wowe mu bwawe iteka ryose uzaza mu rugo kumva yuko yaguciye inyuma ako se ndetse gatoya se banza nyumve ceceka kuri iki nyine banza nyumve mu gihe erega umuntu udakunda ni umufuhira first of all icyo urakimenya ariko hari gufuka ni umufuhira ni ukuri mba nzi imirangaje yanjye nshobora kukubwira kujyana nakubwira biriya bintu ntabwo ari byiza ko iyo wari ushinze umuntu anabikora ubona yagiye akageza nka saa mbiri we watashye ubu se twebwe ntidufite abagore ntidutuze abagore nzi abatagiye ntabwo turi wamubujije no gusenga kandi aba ari kugusabira umugisha umugisha nawe uyu urawufite ariko n'umugore burya iyo asenga asengera urugo sibyo biba byiza n'umugore umukwe n'uwo ari we wese mwabana niyo ataba ari oya none se ubwo rero byazaranga uciye aho kugira ngo urebe ko byanazongera kugenda sibyo byiza nababwira umwanzuro wiwe icyo ashaka n'icyo akeneye rega n'ubuyobozi ntabwo buba bushaka kubumvikanisha ntabwo buba bushaka no kubatandukanya ashaka iki ashaka utamubangamira niba aje muganire neza muganire nk'uko mwaterekanye umubwira ikibazo kinuze umwanzuro we icyo akeneye icyo yumva atekereza mu mutima we ndacyemeza ikibazo cyane nawe ni imbere y'abantu cyane uramuhabya cyane nawe wabyivugira ati umugore ni umuhabya mubaza icyo ashaka icyo akeneye ndakimukorera arashaka kubaka ariko si tumuvugire umubaze ariko yewe ndashaka kubaka ariko kunkubita kwawe urankubita kuko ntabwo udashaka gukubita ntabwo ndi umwana w'imyaka ingawe wese urabona niba udashaka gukubitwa wowe ushaka nk'iki muri wowe rega gukubita ntabwo ari byo bijya imbere mani bakora iki bakora iki banabumvikanisha kubera ko wenda ari n'ubwa mbere wenda bibaye mu mudugudu ni ubwa mbere ari kujya mu buyobozi aba bantu aho bagenda kujya nanjye nubwo mubona nicaye hano mfite uwo nasize mu rugo kandi arankeneye utagira ngo ntabwo ari ubwo tugiye dukwiye gufata umwanzuro kugira ngo ibintu bive mu nzira wowe tugufashe iki none yewe ikintu numva mwafashe uyu mwana niwe ubundi mfitiye ikibazo cyane yewe wenda niyo yanakambara ubusa
ariko ngewe kwirirwa nkubita kwirirwa mbona nyine ariko yimereye ubwo nyine nabonye ariko ateye rero njyaho kugira ngo uzangire ikimuga naguhunga nkakubita nk'uko ubivuze niba nashaka gukubita ngomba akora akora mu mujyi muri leta muri kampani mu munara muri kampani akorera izwi yanditse mu mategeko kubera ko impamvu mbajije gutyo icyo kibazo cy'umwana ntabwo ngifite mu bushobozi ngo ndagira ngo mubwire ibishoboka nyine niyo mpamvu yewe no ku muntu umeze gutya birasaba ko mwasezeranye yaba mwarasezeranye byari byoroshye guhita tugikemura muri ubwo buryo birasaba ko raporo tugiye gukora kuko abantu mumeze gutya ntabwo nabatunga mu mudugudu ejo mutazagirana ibibazo dore ejo bundi umugabo yatemaguye umugore bashyize umuyobozi w'umudugudu kuri mikoro ati icyambabaje ni ukuntu nari bambwiye twakomye amashyi we mu biriya bintu ntabwo bizigera biva muri Mbarushimana icyababaje Mbarushimana ni ikindi buriya ntabwo abantu yabumvikanye uwo mugabo yahamagaye Mbarushimana ku cyumweru atuze mu rugo ndamushaka Mbarushimana se uze mu rugo kugira gute agezeyo asanga y'umugore kuko nayo nasanga yundi ubwo ngo se twamamagaye ko biri kose maze iminsi mbona yishimye ati buriya aragira ngo abashimire ko mwakoze kuko bari barabigiye gusenga baricara baranamutegereza araza arangije koko araterura ati nabashimiraga ati ikibazo nagiranaga n'umugore cyararangiye nk'uko ibi ngibi ubibona ora aragira ngo umugore amwizere ahubwo uko amucagagura neza hari abantu baba bazi gutegura ubushobora gutuma umuntu atangira kuguhabya kuriya kugira ngo wiceho amare kugukanga none wakwereka uko intama zambara si bahavuye bakoma amashyi pe nk'uko buriya ntabwo Mbarushimana yabeshya batumiye abaturage barishima bakoma amashyi ikibazo cyarakemutse ku wa mbere bicaho ku wa kabiri bicaho si ku wa gatatu ku wa gatatu yamugize ugucana nta n'icyumweru kirashira bakomye amashyi ntabwo rero iryo kosa naba nabonye ibintu bimeze gutya umuntu arajya kuvugira mu bantu ngo wambwawe utanakopfora we ntabwo ari uko nteye utanakopfora nahita nkurya n'amenyo buriya niko bavuze kandi noneho nanjye yabinyeretse nta hanzi uyu ni ubwa mbere mbonye si ubwa mbere umbonye shefu nanjye ni ubwa mbere wimyoza gute umuntu ubonye bwa mbere utanazi uwo ari ndagira ngo mwumvishe ko uyu nguyu yatekereza ngo ni inzoga uyikimurimo kirenze inzoga unyemyoza uranzi ngewe hari n'amazi nayo namwe iwawe harayo byibura wari wanamsuhuza mu ntoki nta nubwo ahubwo wari unahaze naha avuye iwe mu rugo anyimyoje kakabiri buriya niyo ataza hano nari kuba mbabaye ari imyoje bwa uwo sinzi umuntu twari turi kumwe uyu niwe wabikurikiranye agayamubwira ngo mvune ukunege arangije arongera asubira mu nzu ari imyoje ndabona uyu mugabo uri kunyimyoza gutya namwibwiye umuntu uba ukabashyira mu gutekana ngo wimpabya we kuvuga ngo ntumpabya rero icyo ngiye gukora yaba ari njye nta ibindi bifite bene byo babikurikirana icyo ngiye gukora ni raporo yanjye umugabo wawe bamujyane kuri ribu ngo ni hari burare ibindi ribu niyo ifite uko izabikemura mu gitondo nawe aragiye gutanga ikirego mu gitondo agiye gutanga ikirego kuri ribu cyangwa se ntabwo tumanukane n'aba niko byagira agaciro neza utanze ikirego banabihanize ko nibamurekura batatubwiye bagatemagurana mu mudugudu bizabazwa ribu ibyo byo no mu nyandiko ndabishyiramo kugira ngo ni ejo hatazagira ibiza bimururukaho nkurikije uko nabonye umuntu ibyo ndabishyiramo nkurikije uko nabonye umuntu hanyuma ibindi ibyo kuburana ku ibindi byo gutunga umwana n'iki bifite ahandi bihura uko biza porosesisi binyuramo ntabwo biri muri izi nzego zacu yewe ikibazo nari mfite sibyo yego tubimenyesheje ubuyobozi sibyo ikibazo ngewe nari mfite ngewe uriya mugabo ntabwo mwanga pe sibyo ntabwo nifuza ko ajya gufungwa ngo bamufunge ajye gupfira muri gereza sibyo ariko nanone kuba umbangamira byonyine
ni ikibazo aho rero niho ikibazo noneho njyewe ikibazo tubareke bureka agere ku ngingo sibyo reka ngusabe ikintu aho kugira ngo ujye gupfiramo hariya sibyo no kugira ngo njyewe ujye uhora unkeka ngo ase waretse bavuga waretse aburetse ariko bagusabira imbabazi no kuba wenda nagira ikibazo tukaba twagirana ikibazo ibintu bikagenda nabi wenda ukaba wanamugaza cyangwa ukaba wanakora n'ikindi kintu kitari cyiza bitewe n'umujinya wawe cyangwa n'ukuntu uteye reka njyewe nawe dutandukane sibyo dutandukane mu mahoro ntufungwe ariko nanjye ngende mu mahoro sibyo ntuzanankurikirane ngo ibiki n'ibiki oya ariko umwana wawe noneho umwana wawe nawe agira uburenganzira kugira uburenganzira ntabwo njye nshaka gufunga ariko umpa amahoro njyewe nigende ndeke kukubangamira n'ibintu byakubangamiraga byose bigende ubeho mu mahoro yawe nanjye mbeho mu mahoro kandi n'umwana ntazagire ikibazo hari ikibazo ariko ubundi kuruzana ngaho ikibazo ufite ibyo n'ibinsubiza mufashe ahageze winsubiza uriya mugabo ntabwo yigeze avuga impamvu nawe ntandaro icyo mukimenye ntabwo yigeze avuga ntabwo naje urumva bafitanye ikindi kibazo hari ikintu cyo kora kimwe nshobora kwemera kubafasha uyu mugabo ariko afite ikibazo urumva akaba yari agiye kuvuga ngo kururu ngo ahantu yahereye namwumvisha ariko muyobo wawumva oya aho hantu ntabwo ntabwo aho nkeneye kubumva kuko ntabwo naje kubumva hano nkurikije ibyo nabonesheje amaso yanjye ntabwo ibyo nabihagararaho ngo njye kubumva ikindi wa mugani baranahazi bose bashobora kubyiyumvira niba umugabo yawe akwemerera ko ufata ibyo ufata mu nzu mukabyumvikana ugacaho ukagenda ariko nawe akava muri uyu mudugudu ukazajya gutemanira ahandi hatari muri uyu mudugudu ibyo ni yembaye ndi umucumbitsi se na wanana oya ntabwo hari ntabwo ukamufasha kuvanga ibintu n'ibi niyemera ko mubyumvikanaho ibyo umwe afata n'undi afata ugaca ukagenda nawe akava muri uyu mudugudu ibyo byo ndabyemera by'isimamiro ariko ibindi bitari ibyo ntabwo nagitemo shefu hitamo shefu ntabwo kubunga byakuza twarabunze bihagije bafitanye ikibazo gikomeye twarabunze bihagije ibyo kubunga ngo bongere basubirane babane neza ntabwo niba uriya mugabo yinjiye mu nzu akavuga umugore aragenda abo bantu babana numva umugabo yahabije umugore wongera gute ahita abunga ikibazo reka mbabwire mbere ko babeshya mu nyumve mbashefu hirya mwe muretse yewe ari impamvu nahereye kuri ibi mvuga gutya ibyo nabonesheje amaso yanjye aho umuntu mu nzu abonye ko umuntu bamutwaye umuntu urufunguzo ruraho agatinya kwinjira mu nzu buryo uwo muntu hari ikintu kiri kugira agareba hiyi nzu reba abagabo bangana gutya umuntu baramutwaye akagira ngo umuntu aracyari mu nzu akaba ahita asubikira mu nzu ngo oya ngo genda ugeyo ibyo nageze ubwo nyine umuntu agenda amubwira ngo iyi nzu yawe ujye uyibamo atinya kwinjira wagira ngo hasigayemo ubuzima aba ari gushora mu nzu urufunguzo ararubura rurambitse aho ngaho ndavuga nti oya ibi hari ikindi kintu bose hari ipfundo banze gupfundura hari ipfundo rihari hari ayandi mabanga bafitanye ubushinzwe bibuke ko umudugudu utandukanye umugabo n'umugore hanyuma rero icyo nshaka gukora ni iki nemera mugabo ibyo ngibyo turabyemera ntawe kubasha ibyo afata mu nzu abifate agenda ajya iwabo yabifata ejo ubwo nyine uyu mugabo ararana n'aba bagabo ngo yarara hano nyine kugira ngo yararana namwe hanyuma mu gitondo aze uyu mugore afata ibyo afata n'umugabo ahari muhari mumuhagarariye mwese mwebwe nk'abanyerondo nta muntu wifuza gufungwa agende
n'uyu nguyu ntabwo yifuza ntacyo bintwaye rwose gufungwa ntabwo ari ibintu bijya imbere ahubwo mwashaka mwarakwiye ntabwo ari na ngombwa gutandukana oya ntari gushobora kwicisha bugufi bakubyariye umwana mwiza nk'uriya nakanyuzemo nyine n'undi muzabana n'uzajya umufuhira uko nguko ntabwo bizaba ukuntu bimeze nimwe mu biba gukora iki kuko ndabona bamugana ko nta gereza tugira turamuraza kubera ko uyu mugabo ntabwo turi bumurarane kandi ntabwo turi bumujyane kuri rimwe uyu mugabo arashaka icumbi ryiwe umugore agenda akinga agenza kingi sibyo uyu mugabo yiyaranje harara ntabwo tuhazi mu gitondo we saa moya cyangwa saa mbiri arabanza aze ashaka ubuyobozi arabanza ahamagara umudugudu uyu mugabo arahamagara umudugudu mbere yo kuza mu rugo naza mu rugo araba akoze ikosa mu gipangu nimuze gutuma yinjiramo n'abayobozi bahari umudugudu ataraza wagende yiranje ashaka ahantu arara mu nshuti ze naho hose simbizi ndara mu nzu ndarara ku baturanyi uyu urarara mu nzu ese kubera iki mutafasha amarara ntabwo ari bwinjire mu gipangu ndetse waba wafunga reka mubara kukura reka nanjye burya ntabwo ari ukubarushya sibyo ntabwo ari ukubarushya nta handi hantu utaye mama Priti ntabwo urara mu nzu bisanzwe nta kintu byakubwira basundaze bisaba kubwira nakuraza hose haba ari iwawe niyo warara hanze wenda atari kuha warara hose haba ari iwawe uyu ni wowe ugize iwawe ntabwo nakuraza mu nzu iwanjye kandi ufite iwawe kandi umugabo atari buharara bamubwire ajya kumena ikirahure hafi yo gukura ari gucamo nabikora ni ikosa riri bukuviremo niba ryari ikosa kuki yakimenye sibyo kuki yakimenye hafi n'ingufuri natwe turaye mu kazi turateza ikibazo ngo ubu mugaragara hari umudugudu akorera ko raporo rero twe tujyana umuntu no kuri regorora rese ubwo reka muri uko ibintu bimeze umugabo yemeye kwirarira muri rogi ngo agende afate amafaranga ngo ajye abapangayi baba muri kiriya gipangu bose sinabonye kiriya gipangu ari cye reka ngerageze mu bundi buryo turamuhereza nimero zacu gikemura ikindi kibazo uretse gikemure muri ubu buryo shefu ikigaragara umugore wawe waramuhabuye urishyura 10,000 aba bantu hagira umuntu urarira hariya iwawe mwishyurira iki se njyewe ngiye gufata amafaranga mu rugo najya kurara i Remera ubundi hano ni ahantu mwaba mushyizemo wa mugani mukagura mu gitondo mukamufungirana hano ngende cyuma 10,000 se nakoreye angahe nakoreye angahe none tugufashe ikimara aho nakugura mukacyana bararemo hano ngenda mujyana ari batandatana ariko njyewe ntabwo ndaramuri neza umuntu basi se kigera isayi umuntu ashaka kugira ni hano Rwamara ubundi uyu mubyeyi ntabwo ashaka ko murarira iwe nta kibazo naguhita iki basi oya
iwanyu hakaza undi muntu akabyiba kandi uhari ubwo biraba bitandukanye biriya bikoresho byayo niba ntawabyiba kuko utajya njyewe ikibazo mfite ni icy'ubuzima bwanjye uraje mu nzu ujya mu nzu ukinge turaguhereza nimero zacu nakora no ku rugi byose wakoze ku rugi ujye duhamagara abaturanyi nabo barababumva nawe ujye uduhamagara hariya hantu harakingwa semerewe nimba ikibazo ko yizeye iwawe n'ubundi wamusayidira wabona ukamucumbikira bikarangira mucumbikire none se ikindi wamugana ko hano atagukubise kandi akaba yaragukubise ko mwasubiranye ku buryo none ubu erega ntabwo uri kumva ikibazo twe dufite twebwe uyu aragenda ashaka harara natwe iwanyu turabizi ko habaye ikibazo abashinzwe umutekano mu byo bashinzwe kirimo kuko natwe kuba twicaye hano mu biro tukaba twakumva ngo umuntu yaje amena ikirahure yarangije yangiza undi muntu mu nzu ibyo barabiryoza ibyo ntabwo ari twe byabazwa none se kubibabazwa ngewe buriya nanga gupfa ndeba urafata ingufuri ufungiremo mo imbere ushyiremo urufunguzo ajya kumenya yari irimo nshuti yanjye sibyo yarinjiye ariko urugi rwararegaregaga yashoboraga gukubitamo ikirahure ingufuri ikavaho ibyo mubwira ni ukuri kw'Imana uyu mugabo si uri kumureba gutya umugabo wanjye ariko asubunduragira ngo noneho uri kwanga ko bamufunga uri kwanga kujya kurara undi cyoroshye rero mbona nshoboye ngiye kumukorera raporo uhetse umwana ujye kuri rindu ibindi murabibona bose nabo cyakujya wowe ujya kumusobanura kuri rindu ubwo wowe niwemera ko bandika raporo uraba uretse unyumve ubushobozi bwanjye nagoragoje nshaka kugufasha no gufasha umugabo wawe nshaka no gufata igihe cyane mu gitondo ngaruke mbigire abatandukanye neza uretse unyumve kandi ubushobozi bwanjye hari aho bugarukira aho ubushobozi bwanjye bugarukira impande zose nazikozeho ubushobozi bwanjye busigaye ni ubwo gukora raporo hanyuma aba bagabo bakamujyanana nawe nta nubwo bari bugusige kuko ndabona ikibazo cyacu gikomeye kiturenze uko barabajyana na mwembi ibindi mubisobanurire rimbu bo bafite imyumvire irenze iyanjye icyo bari bukore ibyaba byose nibo babyizimanira reka mubaze ikintu ntabwo dushaka kurinda hano niba twakora hariya kwa mukuru wanjye bigutwaye niba ushaka kuryama urarara mu nzu yawe ngewe nzongera kwinjira mu kibazo cyanyu umereye uraza mu gitondo umuhamagara reka mubwire mama Priti mubu niyakuriye mu nzu nibyo byagushimisha nibyo byagushimisha oya byayabari waba washatse ko wavuga ngo yiyahuriye mu nzu ibyo gusubira mu nzu ye byo ntibidukunze ngo tudukowe nakugira igikombe ni urugero yaguhaye ariko ntabwo yabikoze reka mbere ikibazo cy'aba bantu n'iwanjye wakiyahuriye noneho bikaba bikureba aba bantu ikibazo cyabo uko nyibona kirenze uko tugitekereza ariko harimo ikibazo na nyir'urugo urumva yanze gucumbikira uriya na nyir'urugo yanze kumucumbikira ijoro aba bantu bari hano bose nagerageje kumva impande zombi sibyo ubushobozi bwanjye niho bugarukira ngewe icyo nashatse kugufasha kugira ngo ujye mu nzu uryame
niba navuze ko mfite ubwoba ese muncumbikiye hari icyo bibatwaye niba mfite ubwoba twebwe ikibazo twibajije mwabaye ahantu mubana ahantu aragukubita uyu munsi mwari n'abantu mwabanye none uyu munsi ntiragukubita atari bunahari aravuga ngo agiye gufata amafaranga mu rugo bakamuherekeza akigira muri rozi bose irabacumbikira we yemeye kujya gufata amafaranga akajya muri rogi ukarara mu rugo ukifungirana bano nabo bakarara amaso bumviriza ibibera ntibaganire hari ibindi bibazo biri ubundi ko wari ugiye kuvuga izingiro ryabyo byose izingiro n'ubundi umugore yatangiriye hasi uko byatangiye akumata nimba udashaka ko bamufunga wowe urimo uraremereza ibintu kandi niba muyibara nta kintu urimo ariko nuko mwanze kunyumva basi mufate ko ndi ikigori none ko mbasabye ngo basi none simba yanze mu gucumbikira twebwe turabashinzwe barara hafi muri mu gitondo ikibazo cyanyu kigakemuka rega nawe afite ubwenge ntabwo yakora ikosa ryo kukwicaza ntabwo yarikora cyangwa agakora kurusha biramuberamo ibibazo birebire kandi nawe nujya gufata amafaranga uramusigira nayo kurya mu gitondo aramurangira amafaranga aho ari agenda amuzanire n'umupira cyangwa n'inkweto zifunze yica bayingiri nta n'ibirere asubira mu nzu yasubira mu nzu ntasubira kuko bigiye mu buyobozi mani byabyaga ejo tukazazana mvuga ati staff yanjye nkiriya iriya nta mpamvu kwisha makeya nibyo bya mbere wowe wivuga uriya mugore mba yanze kugucumbikira kandi ntibirumvikana ufite inzu nta muntu ugiye kuyiraramo ese ubundi utayirayemo bakamwiba ko noneho baza uyu nguyu mwamusohoye urumva atari ibibazo birumvikana nta kintu ari bugutwara uyu nguyu arasohoka agenda uyu nguyu no mu kugaruka mu rugo ejo uyu ubwe niwe uzahamagara ubuyobozi bakazanana ntabwo yemerewe kugera mu rugo atazanye n'abayobozi icyo kintu bakimubwira nawe yikira ubwenge kugiye wumve abantu wanabahamagara nyuma ariko mukoreho ikintu cyo gufunga nimba ryaraye mumanika agati mwicaye ntajya guhaguruka akababara namara kugera hari yahita biba iyindi dosiye ikaze cyane niyo mpamvu uriya mutipe yacishije makeya azi ibibazo byamuviramo bikamuviramo no guhomba akazi nta bintu uzagaruka gufata se byawe mu rugo ugiye kuryama nimba ibyo kujya mu nzu ubyemera bakaza gukemura ikibazo mu gitondo ibyo nta kibazo nta n'impamvu yo kujya udatashye iwanyu humura nta kintu ari bugutware nawe ntabwo bamuvugisha agiye ku nzu iwawe aryame wowe ugende uraza mu gitondo uyu uramurangira aho biriya bikuzanira ntabwo twatuma usubira ntabwo wasohoka nta nubwo ari buyinjire n'inzu baratuma umugore wawe amafaranga ari kandi unifungiranye byakubera ikindi kibazo noze wanayifungiranamo guhere rwase rero nimba imana iba umuntu w'umugabo ucishe make y'ibintu kandi bamubwiye icya mbere ni akazi sibyo nibyo kuvuga ngo umwana afite iwawe gupimisha birahari
wishoboye wamutegeka ibyo nyine ari kugushinja ngo wavuze ngo umwana ibyo umwana ubundi amenywa na nyina ntabwo ari so umenya nyine mubwire n'uwo utari wawe uramufasha ibyo bintu biroroshye gupimisha ino biroroshye ayo mafaranga nayo mfite tuzayakoresha nta kurara uriya mugore ajya guca inyuma bafasha uburyo wamufatiye mu cyaro ibyo nyine ni kwa kundi kw'abagabo ifuha ry'abagabo izi niba uri umugore ushobora wese ubundi wari uri mu biki ukubeshya natwe ibintu byatanga nyine imana reka nkubwire ariko ntabwo mu gipangu mbamo ntibarumva natunganye n'umugore ntibarumva umva nuko se ntazibana zidakumana amayira ntibari umureke umureke ureke iyo umuntu ubona afite amarira ari hejuru wowe uragabara agatuza sibyo ntazajye umuntu ugora mu mutwe iyi leta ntabwo bumva icyo kintu urakizi numara kukimenya nimba ngaho navuye mu kazi ndabona gakirana n'abajama banjye nimba unguriye icupa ntabwo narihereza bashyize n'imiyaga kandi bagerageza no kubumvikanisha sibyo reka nkubwire uriya niwe udakeneye kumva muri gupfa n'utuntu tw'amafoto wowe n'ikigori wowe uvuze ati njye ndashaka kubaka nta nubwo wanatuvuga ngo ni ikigo nuko uri kwitwara utuka umugore wanjye ariko ubundi wowe urajya gucumbika mu nzu z'abandi kubera iki urajya gucumbika mu nzu z'abandi kubera iki wagiye iwawe ese muri iriya nzu y'abandi kariya abandi mu mafaranga wishyuye muri uku kwezi iriya nzu ibamo muri iriya nzu ibamo reka nkubwire icyo ushaka ugende nimba ari ibyo ushaka ugende uzasanga ntikiri wawe kandi prokireta ntabwo uzakora